abacuruzi benshi mu Rwanda bari gukora ikosa rikomeye mu gihe bafata inguzanyo mu madolari batabanje kubara neza bikarangira baguye mu gihombo gikomeye. Ese waba uri muri abo? Kuri Bridge Link Finance duhura na story nyinshi zitandukanye kandi zijyanye na practical aspect zigenda zibaho mu bijyanye n'imicungire y'amafaranga, kubera ko ibyo tuvuga n'ubundi ari amafaranga. Hari umucuruzi twaganiriye ni mu diaspora ariko afite business mu Rwanda, yatuganirije ikintu gikomeye adusaba ubujyanama, ariko ngiye kubasangiza experience. Simbasangiza ibyo akora, simbasangiza amazina ye, gusa ngiye gukoresha experience ye ubundi mbabwire uko byamugendekeye muri business ye. Nawe biraguha isomo rishobora kugufasha kugira ibyo urinda bitarangirika. Cyane cyane iki kiganiro aba diaspora kirabareba kuko kiraza kubafasha gutekereza mbere yo gufata inguzanyo aho bakorera. Ntabwo nkubwira ko uhagarika gufata inguzanyo aho ukorera kugira ngo uze gushora mu Rwanda, ahubwo ni byiza ariko ubikore wabitekerejeho, wamaze no kubara ibisabwa byose kugira ngo utazabona uri kujywa mu gihombo kubera ko ibintu utari wabibaze neza. Uyu muvandimwe yafashe inguzanyo y'amadolari 40,000 kugira ngo aze gushora business mu Rwanda. Araza ashora business. Uyu muvandimwe aba muri Belgique, yafashe inguzanyo y'amadolari 40,000 aza gushinga shop mu mujyi wa Kigali, kandi iyo shop yagomba kujya yinjiza amafaranga, hanyuma amafaranga yinjijwe mu Rwanda akajya kwishyura ya nguzanyo, hanyuma we agakomeza kwikorera akazi ke gasanzwe, business ariyo yishyura umwenda. Hari harimo gahunda yo gufasha umuvandimwe we uri mu Rwanda ndetse no kugira ngo nawe agire igikorwa kiri kuraninga mu gihugu cye, muri make umusanzu we wo kubaka igihugu aba wukora. Ariko mu mibare ye risk analysis yayikoze mu buryo butarangiye cyangwa budahagije, bityo araza guhura na risk zitandukanye zijyanye n'uburyo bwo kwishyura iyo nguzanyo, bitari uko atashobora kwishyura cyangwa atarashoboye kwishyura, ahubwo ibyo yari yarabaze bizagenda kuri iyo nguzanyo byararenze. Hanyuma agira ikibazo ndetse atangira kwibaza ngo mbese umuvandimwe yabanyiba. Aratwitabaza, twinjira mu kibazo muri rusange, tujya muri analyse dusanga aho icyo yita igihombo gituruka. Ntabwo ari uko umuvandimwe atishyura, ntabwo ari uko umuvandimwe yamwibye, ahubwo risk analysis yakoze kugira ngo ategure budget y'amafaranga azishyura, y'inguzanyo agiye gufata nuko azayishyura n'icyo bizamutwara, ntabwo yayikoze neza. Nuvuga ngo yafashe inguzanyo mu mafaranga y'amadolari, hanyuma business ikorwa mu mafaranga y'u Rwanda, kandi murabizi ko amafaranga y'u Rwanda agenda atakaza agaciro umunsi kundi. We yatekerezaga ko ubwo afashe inguzanyo amafaranga rate yari ariho afata inguzanyo ari izagumaho, urebye n'ibyo yari yabaze, ari bizagumaho kugeza ubwo amafaranga 40,000 y'amadolari azayishyura amafaranga bingana agifata inguzanyo, wenda wongeyeho inyungu. Ariko byose ko bibarwa. Ibi byamubayeho babyita exchange rate risk. Nuvuga ngo hari risk ziri connected kwihindagurika ry'ivunjisha. Niba wafashe inguzanyo mu mafaranga, urugero twafashe na amadolari, ukaba winjiza mu mafaranga y'u Rwanda, witekereza ko amafaranga uzishyura ari stable, azajya agenda ahindagurika bitewe nuko ivunjisha rigenda rizamuka naryo. Ari naho hava exchange rate risk, aho ushobora gusanga wishyuye menshi ugereranyije nayo hakabaye wishyura cyangwa watekerezaga kuzishyura mu gihe wafataga inguzanyo. Uyu muvandimwe rero nawe nuko byamugendekeye, afata inguzanyo mu mafaranga y'amadolari, ashinga shop, irakora neza ndetse ikabona abakiriya, ariko yajya kureba mu mibare ibyo yinjije n'ibyo asigaranye akabona hari bitari guhura neza, bishingiye ku kuba inguzanyo yarishyurwaga amafaranga agenda azamuka, yishyura ku nguzanyo agenda azamuka bitewe n'uko amadolari ahagaze. Muri make inguzanyo wishyura mu madolari, wayifashe mu madolari ukayishyura mu madolari, inyungu zishobora kuba hasi, sibyo? Inyungu baguca zishobora kuba hasi, ariko idolari rigenda rizamura agaciro, idolari rikazamura agaciro. Uko rizamura agaciro rero ibyo wishyura bigenda byiyongera.
ahangaha risk ibiri hejuru kubera ko amadolari ntabwo amafaranga y'u Rwanda ntabwo ari stable ugereranyije n'idolari. Hanyuma mu gihe uwafashe inguzanyo mu mafaranga y'u Rwanda, inyungu zishobora kuba hejuru ho gato. Inyungu zishobora kuba hejuru ho gato ugereranyije nuko mu nguzanyo y'amadolari bimeze. Ariko iyi nguzanyo ibiri stable bitewe naho ukorera, niba uri gukorera mu Rwanda, ibiri stable ugereranyije nuko inguzanyo wafashe mu madolari imeze. Ahangaha nta risk, nta exchange rate shock wagira kubera ko ntabwo uzavunjisha amafaranga winjije kugira ngo ujye kwishyura wa mwenda. Mu mahitamo yawe rero n'ujya ujya gukora amahitamo ba diaspora mudukurikiye, n'ujya gukora amahitamo uvuga uti ngiye gushora business mu Rwanda, jya ubanza utekereze kuri ibi bintu, ukora imibare yuzuye. Nufata ideni muri diaspora, ufata ideni uje kurishora muri business yo mu Rwanda, wabaze n'ibizarigendaho byose. Ikindi inama nakugira, niba ufashe ideni muri diaspora, rifate ushore mu mushinga mu Rwanda, ariko nujya kwishyura wishyure amafaranga wakoreye aho muri diaspora, wo kwishyura mu mafaranga avuye muri business. Urugero wafata nka avance burya ntabwo ifite ama obligations menshi, hanyuma ukajya wishyura n'ubundi uri muri diaspora, wishyura muri currency uhemberwamo ari nayo wafashe mu mwenda, hanyuma ya business nayo ukayanaliza cyangwa se ukayibarira ukwayo. Wibara ngo nashoyemo amadolari ya naya, utekereze ko inyungu uzazibara ugendeye ku idolari, ahubwo ubarira wa muvandimwe wahaye business kuyimanaginga, umubarire amafaranga y'u Rwanda wamuhaye, mubwire uti naguhaye miliyoni 15 z'amanyarwanda, amanyarwanda n'amafaranga y'u Rwanda, hanyuma business iri gukura gute. Noneho nibiba ngombwa nujya gukora calendrier yo kugira ngo urebe uburyo wa mwenda wagenda wiyishyura, ukore estimate ushingiye kuri investment wakoze. Investment wayikoze mu mafaranga y'iki? Amafaranga y'u Rwanda. Reba na reward y'iyo project uyikorera analysis mu mafaranga y'u Rwanda. Hanyuma ibya currency wagujijemo niyo wakozemo investment ubimanagingira hagati yawe na business, ariko gutekereza ko business izaguha reward ijya kuri gukavaringa ya cost yose, kubera ko rimwe na rimwe hari igihe ubona wahombye kandi mu by'ukuri icyaguteye igihombo nicyo. Cyangwa se ukora analyze mbere yo gukora investment, ubanza uvuga uti ndabara ko hazabaho na exchange rate exposure ingana gutya, nayo yibariremo, noneho ujye kubona uko wabara profitability ya project yawe ujye gushora mu mafaranga. Ibyo bizatuma utiteranya n'umuvandimwe cyangwa n'umuryango ngo mugirane ibibazo ngo urabafasha ntibagire icyo bimarira, urabafasha business zigahomba, nyamara ntabwo zahombye ugereranyije nuko business zabo ziri gukora, ahubwo uri gushaka kuzikorera evaluation muri aspect itariyo, nuko zikorera evaluation mu madolari kandi warashoye muri business ikorwa mu mafaranga y'u Rwanda, kandi ntabwo wigeze uteganya za risk, exchange rate risk. Urumva aho ngaho hari ikintu wishe. Nzi ko abantu benshi mwagiye muhura no kwibaza ibi bintu, rimwe na rimwe mukikoma abavandimwe, irindi mukikoma inshuti bahombeje business zanyu, sinzongera kubafasha. Murabizi ukuntu mujya mubatuka, runaka naramufashije nta kintu nzongera kumufasha, ntaki yarahombye, business yarahombye. Mbere yo gufata umwanzuro ko business yahombye, duhamagare cyangwa uhamagare n'undi muntu agukorere analysis, arebe niba koko business yarahombye cyangwa itarahombye. Buri kintu kiba ukwacyo. Kuri Bridge Link Finance dufite inyigisho ivuga ko inguzanyo ukwiye kuyifata mu mafaranga winjizamo. Nuvuga ngo niba winjiza mu mafaranga y'u Rwanda, n'inguzanyo yifate mu mafaranga y'u Rwanda. Niba winjiza
mu mafaranga, cyangwa niba ukora business mu mafaranga y'u Rwanda, n'inguzanyo ukwiye kuyifata mu mafaranga y'u Rwanda. Niba ukora business yinjiza mu mafaranga y'amadolari, business yawe wayikora mu madolari, cyangwa loan yawe wayifata mu madolari. Icyo gihe bizagufasha gukora project analysis na projection zose, nta kibazo na gito uzagira, kandi n'umusaruro uzajya uvamo uzajya ubona uko wakabaye, nta zindi mpinduka zabayeho cyangwa se ngo habeho izindi risk zitandukanye ziri connected na project, ariko atari project as such, ahubwo ni uburyo ukoramo ya project. Abantu benshi rero birebera inyungu bari gusabwa na banki kwishyura, ukareba ukavuga uti banki iri kunsaba wenda kuzayishyura 15%, mvuge ku muntu uri mu Rwanda, nturebe izindi risk ziri connected kuri ya nguzanyo. Niba ushaka kubaka business ikomeye kandi irambye, follow Bridge Link Finance kugira ngo wige uburyo bwo gufata imyanzuro iboneye ku mafaranga yawe. Udukorere like, share kugira ngo ugire abandi bacuruzi cyangwa abandi bavandimwe utabara mu bijyanye n'imicungire y'imari yabo. Hanyuma tugusabe wadukoreye subscribe niba utarayikora. Ibi byose tugusabye, yaba subscribe, yaba like, yaba comment, nta mafaranga bigusaba, ariko ni umusanzu ukomeye kuri twebwe. Turagushimiye uko ugiye kubana natwe no mu bihe bizaza. Turagushimiye ko ugiye kudushyigikira, natwe twiyemeje kubana nawe mu bihe bitandukanye, kandi bigufasha kurushaho kuzamura imari n'umutungo wawe ibihe byose. Urakoze, Imana ibane nawe. Bye.